ni impamvu z'igihe mwitungurwa no kubona ngo nuza ngo bamufatiye mu kabari ngo arimo aranywa inzoga. Yahoze azinywa ahubwo sibyo, yahoze azinywa. Iki nicyo gihe kigeze kugira ngo mumenye yuko atari umuntu w'Imana. Umugore arangije arambwira ati ngira umwuka w'ijoro iyo ngiye kuryama buri gihe mbona umugabo akaza akansambanya. Ati kandi uburyo abikora ati neza aba yumva arengeje umugabo wanjye neza ku buryo, kuko hari abaza bakicara hano bakarira ngo yewe ngo Sirasi ni ikirayi, ariko nawe avuye mu buraya yaraye mu kabari. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yesu ashimwe cyane. Tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kubahereza umugisha. Nitwa Denise, umukobwa wanyu. Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha mwebwe mudukurikiye, abari mu bihugu byo hanze, abari mu Rwanda, abanyarwanda mudukurikiye, namwe Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Rero turi kumwe n'umugabo mwiza cyane, umupasiteri nemera, umupasiteri ufite amavuta, pastor nanjye kuvuga izina ariko arabibwira. Reka mwakire. Urakoze cyane. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Pastor Emma. Muhabwe umugisha n'Imana. Mwebwe mudukurikiye mwese, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwebwe. Ineza y'Imana ikomeze kubomaho. Reka dutangire dusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo, ngushimiye ineza yawe, ngushimiye ubuntu bwawe, ngushimiye urukundo rwawe. Ugira neza Data bugacya bukira, iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Nkundira ijambo ryawe rigira ububasha ku muntu wese ugiye kuryumva, rigira aho rimuvana, rigira ahandi rimushyira, kandi ukuboko kwawe kwiza kw'imbaraga gukora ibikomeye. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Pastor, urakoze cyane kudusengera. Imana yo mu ijuru ikomeze kuguhereza umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma rero n'ubundi abadukurikiye, namwe Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza mu izina rya Yesu. Reka rero nakire Pasi atuyobore muri kino kiganiro, nawe Imana imuhereza umugisha. Karibu Pasi. Urakoze cyane Denise, urakoze cyane kunyakira, kandi ngushimire cyane ku mwanya nk'uyu nguyu ubufashe kugira ngo utwinjize mu kiganiro. Ikaze rero na karibu ku bantu bose badukurikiye cyane aho bari hose, karize ko bigiye kugenda neza. Pastor Emma hari yaciyemo akanya cyane tudahura. Pastor Emma hari yaciyemo akanya cyane abantu batari kukubona ku Mpanuro TV cyangwa n'ahandi hantu. Ibyo ari byo byose, ariko hari ahantu bakunze kugukurikirana kukubona. Yego. Reka duhereze ikaze. Ejo nandi kumwe na mama Pasiteri yafashe neza. Tumusuhuze madame. Tumusuhuze Emma. Yego. Imana imwishimire kandi imuhumugisha. Imuhumugisha aho ari. Mubwire ngo ndamukunda cyane. Mama bandi. Se wowe udukurikiye ufite ukubwira ngo ndagukunda. Cyangwa ni nk'ibya Sirasi nabonye hangare. Ko rero dukubite n'ingasire mu Kinyarwanda niko bavuga. Hanze ahangaha Pastor ibintu birakaze. Tuvuga ngo ibintu bya karande, abantu bakavuga ngo karande ngo nizibaho. Ariko uyu munsi rero nubwo twavuga gutya, hari ikintu nshaka ko tujye kuza kuganiraho cyane. Gusa rizere ko abantu bameze neza cyane, ariko uyu munsi Pastor nk'umushumba mbere ya byose twakwinjira mu biki, nshaka ko tuzavugana ku bintu bijyanye n'iki nibi biri kugenda bigarukaho. Turi kubona abakozi b'Imana, turi kubona abaririmbyi, turi kubona avuga butumwa, bose baguye mu bintu nk'ibyo ngibyo. Ntitunatere ibuye bivuga ejo bundi ngo arabavuze nyakwigendera ngo byaye mwana. Ibyo ntabwo ari bitangaza ko umuntu ashobora kuba ari umupasiteri, ari ugasanga akageso karamunaniye ko gusambana, cyangwa se inzoga byaramunaniye. N'urugero rw'ibintu biba bihari. Ibyo ni ibintu biriho kandi nta naho bitaba, kereka ahubwo ahantu bemere kwakira Kristo cyangwa se bemere ko Umwuka Wera abayobora. Ngo turaza kuganiraho cyane. Uyu munsi Pastor, urufunguzo rw'ibi byose bishingiye ku ijambo. Uyu munsi se turatangira gute? Nagira ngo usuhuze abantu mu buryo atari ugusenga gusa, tuhereze na keyword, ijambo ry'urufunguzo rw'ibintu byose, kugira ngo ibiriho nibizaza bose abantu bajye babanza bumva ijambo, ubundi twinjire mu ibintu byose nze kubaza kugenda. Reka turebane ijambo ry'Imana. Uvuze neza, uravuga ku bintu biriho ahangaha tugenda tubona cyane cyane, kandi ugasanga bivugwa ku bitwa abakozi b'Imana. Iyo bavuze burya akenshi dukunda kuvuga ngo umuntu ni umukozi w'Imana. Hari abatwara rero umwambaro wo kuba abakozi,
bagasiga umwambaro wo kuba abana, sibyo? Ko burya mbere y'uko uba umukozi ukwiriye kubanza ukaba umwana. Iyo ubaye umwana mu rugo, icyo gihe data iso aba ari muri wowe, yego, ukaba uri muri nawe ukaba uri muri we. Rero uyu munsi biragoye kugira ngo uzabone ko abo bitwa abakozi b'Imana, uretse ko nge mvuga ngo nabiyita, kuko nta mukozi w'Imana usambana, nta ubaho. ubwo yasamanya iryo zara iryo uwo ntabwo ari umukozi w'Imana. Oya, kubera yuko iyo umuntu ari umukiranutsi akaba ari muri Kristo Yesu, Kristo ari muri we, apfa muri byose, apfa ku ngeso, agapfa kuri kamere. Rero iyo wiyita umukozi w'Imana, yego, wabikora. Iyo wiyita umukozi w'Imana wasambana, iyo wiyita umukozi w'Imana waroga, iyo wiyita umukozi w'Imana wakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Katureba n'ijambo ry'Imana, wenda kugira ngo tuze kuganira neza, wenda tuze kureba n'ikintu kibitera. Byakozwe n'intumwa, igice cyaho cya mbere, niho tugiye gusoma. Byakozwe n'intumwa, igice cyaho cya mbere, ku murongo waho 8. Haravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Amen. Iyo uvuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, rero kugira ngo ube muri uyu murimo ubashe kugira imbaraga zo kunesha icyaha n'igisa nacyo, no kunesha ubwo busambanyi, no kunesha iyo karande iba mu bantu. Kuko iyo ugiye kureba usanga cyane cyane nko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se n'ahandi, cyangwa se ugiye no kureba ku mateka y'abatubanjirije icyo Bibiliya ivuga, usanga karande ari ikintu kigira impact ku buzima bw'umuntu, cyane cyane iyo utabaye maso ngo uyirwanye. Kandi ikindi buriya karande ushobora kuvuga ngo urayisengera, karande ntabwo wayisengera ngo uyishobore, ahubwo karande ni ukuyimenyaho ukayirwanya, ukayirwanya. Rero noneho muri ubu buzima impamvu ubona abantu benshi arasenga, ukamubona arimo asenga ukagira ngo arakijijwe, ariko kubera ubukene afite bugatuma akizwa, ariko nyirizina mu mutima wiwe ntago abakijijwe. Ukamubona afite umugore babanye bari mu bukene bwiwe, ariko nyirizina mu mutima we si we yifuzaga, ahubwo ni kwa kundi umuntu abura ibiboneye agafata ibibonetse. Abura ibiboneye agafata ibibonetse. Abura ibiboneye agafata ibibonetse. Sibyo? Dukomeza. Ahantu harimo ibintu byinshi. Abura ibiboneye agafata ibibonetse. Nukuvuga ngo icyo gihe akeneye umugore, ariko ubushobozi afite ntabwo bwakwigondera uwo akeneye. Bigatuma afata uwo bari ku rugero rumwe muri ubwo bukene bwaho ngaho, bakabana. Imana yaza kubagirira neza, ya kamere itarapfuye yashakaga wa mugore mwiza, kuko abonye amafaranga niwo mwanya abonye wo kugira ngo abone wa mugore mwiza. Kandi nyirizina buriya uretse kuba ari kamere cyangwa se ari wa mutima wo kuba atarakijijwe na mbere hose, buriya nta mugore utasirimuka, nta numwe. Buri wese wamusirimuye yasirimuka, yacya byagenda neza. Tubona abantu rwose uko bamubonaga ejo se uko ari kubona uyu munsi, bitewe nuko hari uko ubuzima bwahindutse. Nawe kugira ngo ujye n'uyu nguyu kugira ngo ajye gutereta cya kizungereza ikimwemera, nuko yabonye amafaranga agasirimuka, kavuga ati none runo rwego nanjye narwinjiramo. Kuko na kirya kizungereza ntikimwemera atagisukishije imisatsi, ntikimwemera atagisigiye inzara, ntikimwemera atakiguriye imyenda myiza. Noneho ngaho ibaza biguriye umugore we, noneho we ntiyasa neza se, sibyo? Ariko kubera yuko na mbere ntabwo yarakijijwe, hari ibyo yashakaga ariko ntiyabibona, hari ibyo yarakeneye ariko ntiyabibona, sibyo? Noneho rero uko bigenda biza, bigenda bikura, noneho ryarari rikagumya kuzamuka muri we. Nyirizina ntabwo yakijijwe, ahubwo usanga umuntu, hari abantu tujya tugira muri uyu murimo batakijijwe, ahubwo bahindura iseta. Sibyo?
none se bahindurize none se meze nka bene data ngo bategeraga ngo niba ari mu gisimenti ngo kuko hahombye bakajya niba ari Ya. heza Nyacyonga. hari umuntu mwamuturanya asanzwe anywa inzoga none utamubona hamwe mwanyweraga ukagira ngo yaraziretse ariko impamvu yahinduye iseta asigaye anywera Nyamirambo cyangwa se anyweriwe mu rugo cyangwa se anyweriwe mu rugo yaragabanije. Rero hari abantu ubona bakaza bakitwikira ishusho yo gusenga kavuga ati ngewe ndasenga ariko nyirizina ntabwo yakijijwe, nyirizina ntabwo yahindutse, aracyari wa wundi. Hari ukuntu buriya ushobora hari ntuzabajya bakunda ivuga ngo icupa ryahindutse ariko ikirimo imbere ni cya kindi. Barabanga ngo cyahindutse ni icupa ngo ariko mu buryohe bwabo. Ngo buryohe ni bwa bundi. Rero n'abasenga muri iyi minsi hari igihe ujya kureba ukabona bahinduye iseta, ubibonera hehe? Ubibonera ko no mu rusengero usigaye ubona hari ibintu biba mu rusengero ukabona biri bizarre. Ukumva umuntu avuze nk'ikijambo n'ubundi yavugaga akiri hanze. Ukajya ukabona umuntu akoze nk'ikintu kuko buriya hari icyo uvuga ngo umuntu yarakijijwe usambanye rimwe, sibyo? Yego byakubaho. Usambanye kabiri, asambanye gatatu, asambanye kane, noneho ntabwo aramenya yuko ari umwana w'Imana. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kubera ko nta mwuka wera umurimo, sibyo? Nta mwuka wera umurimo. Yarakijijwe ariko yanze kwakira mwuka wera ngo amuyobe. Yarakijijwe ariko Yesu ntabwo atuye muri we, sibyo? Ubwo ni ku munwa gusa. Ni ku munwa gusa yaraje kuko bariya basenga nanjye ndasenga, kuko bariya babibamo nanjye ndabibamo, sibyo? Nuko ngo ni ku munwa gusa, nta gakiza ntako. Yaraje yihisha muri iyo shusho, niyo ngiyo. Akenshi ntaho batanira na hahandi undi wambara umwambaro w'intare ushobora gufata umwambaro w'intare ukawambika imbwa, ariko nyirizina ntibikuraho ko irya mbwa igumye kabimbwa. Ndakubwira ukuri, sibyo? Irya mbwa iragumye kabimbwa. Kubera iki? Ububwa bwayo ntaho bwajya, kuko nubundi niba yibwira gutontoma ntabwo iri butontoma, iramoka kuko ni imbwa, sibyo? Nukuvuga ngo rero kugira ngo abantu babashe kuba bahamya Imana by'ukuri nuko umuntu akomera no ku munsi mubi ukamubona yakomeye. Nukuvuga ngo gukizwa ni iki? Ni igihe ukizwa. Hari akantu nizigira inshuti Michel yigeze kunyuzaho avuga ngo ikitugira abakiranutsi ngo nuko dukirizwa ibyaha biri, ngo nuko ngo hakaduka sikoro zikaza dukijijwe tukagumya tugakizwa byose, sibyo? bakambara ibigufiya tukagumya tukagira dute tugakizwa. Nicyo kigaragaza yuko wakijijwe, kuko gukizwa ni ukwihanganira ibyakakugiriye umumaro, sibyo? Uwo mugore mwiza ukaba umureba umufiteho n'ububasha ariko ntubikore, sibyo? Ntubikore, ukihangana, ukagumya ukihangana, sibyo? Ngo usomye mu Baheburayo ibice 11 aravuga ngo abatubanjirije ngo barinze bapfa bakizera, aho ngaho bakizera k'ibyo basezeranijwe n'Imana bazagira gute? Bazabibona. Ngo ntabwo bigeze bakumbura gusubira iyo bagize gute? Iyo baturutse, kuko iyo baza gukumbura gusubira iyo baturutse bari busubireyo kuko bari bafite uburyo bwo kugira gute? Bwo kubisubiramo. Noneho rero igituma uyu munsi dukwiriye kuba dukomera, ugakomera hahandi ukomera ukennye n'amafaranga yaza ukagumya ugahamya Yesu. Ariko uyu munsi wa none ikibazo gihari, abantu baraza kwihisha mu rusengero kuko babuze ibindi bakora. Nuko ngo gusenga, ndagira mu nyumve neza, gusenga nicyo kintu umuntu abyuka mu gitondo akagenda akajyamo kubera yuko abasha kuvuga gusa, akabazi no gusoma, sibyo? Yagirirwa ubuntu akabazi no kurota, wenda ajya narota, sibyo? Ibyo bikaba bimuhindura umukozi w'Imana, bikaba birahagije. Kuko uyu munsi umuntu asigaye yabyuka mu gitondo agahita areba ati nirihe zina rigezweho, ati ngewe ndaposo.
undi agahita wimikiwe hehe ati wimikiwe hehe aringira aravuga ati njyewe Imana yarampamagaye nimitswe n'Imana. Umushumba wawe ninde se? Ati byo wibimbaza, njyewe umushumba wanjye ni Kristo. Yego. Ariko nyamara ijambo ry'Imana tuvuga ngo ibi nibyo twigiye ku birenge by'abagize gute by'abatubanjije. Nukuvuga ngo nta utagira umubyara, kuko inka ibyara inka, ihene ikabyara ihene, umuntu wese agira hakomoka. Ntabwo uzigera usoroma imbuto zironje ngo uzisorome kuri voka. Uko umuntu yahagurutse niko uyu munsi arimo arigaragaza. Ni ukuvuga ngo rero Bibiliya yo ikunda kuvuga, nkunda ijambo ry'Imana riba mu byakozwe n'intumwa, ngira ngo ni ibice 19, aravuga ngo icyo gihe Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibimenyetso n'ibitangaza. Ngo ku buryo abantu batwaraga udutambaro tuvuye ku myenda yiwe ngo bakagenda bakadushyira ku barwayi bagakira. Ngo ariko noneho ngo hariho inzererezi. Ngo hariho abasore 7 b'umuyuda witwaga Sikewa. Ngo noneho ngo aba bana 7 ngo hari ibintu bakoraga by'ubutubuzi, ngo barebye baravuga bati turamutse tubivanzemo n'iriya tekinike y'Imana byakora. Sibyo? Nukuvuga ngo rero uyu munsi hari abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana ariko bahoze ari abapfumu. Iby'ubupfumu babonye bitagenda barahindura, baravuga bati reka dukora ibi ngibi by'Imana. Yego. Rero uyu munsi ntibigutangaze, abantu baravuga Yesu bumvishe ariko ntibavuga Yesu batuyemo. Te wa wundi Dawidi avuga, baravuga Yesu wumvishe ariko ntibavuga Yesu batuyemo. Baravuga Yesu bavuga ku munwa ngo wa wundi wapfuye akazuka. Sibyo? Ngo twumvishe bavuga ngo yarapfuye arazuka. Sibyo? Perutse kubaza umuhanuzi umwe, yarari mu rusengero ndi mu materaniro, turimo tuyoboye amateraniro, noneho ahanurira umudamu, aramuhanurira mu materaniro nari nyoboye. Abo ngabo sinjya mbihanganira mpita nkubwiza ukuri. Aramuhanurira aramubwira ngo umugabo ufite se uwawe ni mwiteraniro. Ndangije ngo umugabo ufite se uwawe, ngo mbonye Imana izaguha umugabo wawe, ngo ariko uwo murimo kubana ubu ngubu ntabwo ari uwawe. aba nabazima Kandi babyaranye kanga mudamu ndamuzi, umugabo we ndamuzi, babyaranye kangahe? Abana 4. Sibyo? Ndangije mpita mubwira nti mpiyo mikrofone. Ntabwo igeze arenga aho ngaho. Tuvuga nti mpiyo mikrofone namubaza nti mbwira ujya kuzura umwuka wera, iyo mpano uvuga ngo ni Imana ivugira muri wowe, byaje bite, byatangiye bite? Ati njye ariko ndi umuhanuzi. Ntize kuva ryari yo ni Imana ikuvugiramo cyane abadayimoni? Bana mubweje guzana. Nubwo nise izo ndi muvuga uzi icyo zisobanuye? Arangije arambwira ati ntakubeshye pastor, ati njye ntakubeshye buriya njya kuzura umwuka wera nabyumvishe bitangirira mu mano, numva bitangiye guhinda, birahinda bizamuka mu mavi, bizamuka mu nda, numva bitangiye gutogota, numva ikintu kimvugiramo ngumva uko ivuze. Abyumvishije nawe na bugingo n'ubu ntabwo aramenya ikintu kigize gute kivugira muri we. Rero uyu munsi wa none ibyo murimo murabona ku bantu barimo bakora ntabwo ari ukara abakozi b'Imana, ahubwo imbuto beze. Sibyo? Nirwo rugemwe bateye. Yego. Iki giti urimo ubona nicyo nyine, nicyo icyo giti urimo ubona nicyo. Kuko akenshi hari abantu n'ubundi mu muryango y'iwabo usanga baba bafite za karande. Hari ikintu tujye dukunda kuvuga cyitwa karande. Ukareba ugasanga nk'iyi karande y'ubusambanyi cyane cyane ubona ariyo yugarije abitwa ko ari abakozi b'Imana. Cecekera n'agatama ariko ntugasige. Ya kuko erega buriya iyo ugiye kureba, iyo bavuze ikintu bita karande, hari ikintu bita karande n'umuvumo. Hari ikintu bita karande n'umuvumo, iyo ugiye kureba usanga ari ibintu bigenda ku buzima bw'abantu, ugasanga birabototera, ugasanga birabakurikira, ndetse ugasanga umutima urakunze ariko amaraso amutemberamo biranze. Kubera iki? Aturuka mu gisekuruza baraterekeraga, aturuka mu gisekuruza. Hari n'ujya kureba ugasanga ise yamubyaye ku mugore wa 6. Yego Yesu wabambwe. Sibyo?
ugasanga yabyawe ku mugore wa gatandatu, ugasanga nawe ku giti cyiwe, ugasanga nta kintu na kimwe ku buzima bwiwe wabona yakora, nubwo asenga ariko hari akantu kagira gute kamunaniye. Hari abadive bajya barima ngo buri wese agira kamunaniye, ngo buri wese afite ikintu cyamubaza kitarebwaho na bagenzi biwe, ariko icyo ngicyo karande burya irakira, karande irakira. Ikintu cya mbere ni ukubanza kuyimenyaho, ikindi ukabanza ukisobanukirwa, ukisobanukirwa kuko impamvu aba bantu bakora bino bintu ni uko batarisobanukirwa. Kuko umwana w'Imana nyakuri ntabwo asambana, umwana w'Imana nyakuri ntabwo anywa inzoga. Iyo wisobanukiwe, reka nkubaze ikibazo, sibyo? Iyo bavuze Imana ni umwami. Hano mu gihugu iwacu, hano mu gihugu iyo tuvuze ibwami ubuvuze abana bo kwa perezida, sibyo, bakomeye. Yego, uyu mwana wa hariya azi uko abayeho, uyu mwana azi uko abayeho, uyu mwana azi ko ari umwana w'ibwami nyine. Yego, sibyo? Uyu mwana azi ko ari umwana w'ibwami, azi isoko ajya guhahiramo, sibyo, azi aho agomba kuba yicaye, sibyo? Yego, rero ndagira ngo mbabwize ukuri, wavuga ngo uri umukozi w'Imana, ariko ndagira ngo nkubwire nta mukozi w'Imana ukora nk'ibyo wowe ukora, nta mwana w'Imana ukora nk'ibyo wowe ukora, sibyo? Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nimurebe urukundo Data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi koko niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenya kuko batayimenya, kuko batatuzi, sibyo? Ntabwo batuzi, sibyo? Ab'isi ntabwo batuzi. Ariko uyu munsi niba uw'isi yabasha gusambana nawe ugasambana, nturakizwa. Ni ikibazo. Niba uw'isi yaroga nawe ukaroga, nturakizwa. Niba uw'isi yagira amagambo nawe ukayagira, nturakizwa, sibyo? Niba uw'isi yajya gusenya urugo rwa mwene se nawe ukajya kurusenya, nturakizwa, sibyo? Ntabwo urakizwa, sibyo? Ntabwo urakizwa. Rero icyo ukeneye gukizwa. Rero uyu munsi kubona abitwa ko ari abakozi b'Imana ukababona barimo bagenda basambana, ahubwo ni irondo ririmo ririvangura n'ibisambo, sibyo? Ni irondo riri kwivangura n'ibisambo. Yes, irondo riri kwivangura n'ibisambo, urukungu n'amasaka. Yes, sibyo? Ibisambo nibyo byose urimo uragenda, nose ntimurimo murabibona. Ushatse kuva ko yenda aba bari kugaragara ari ibijura? N'ibijura Imana iri gusaka. Dukubite n'ibijura kubita, Imana iri gusaka. Rukwanga ibisambo nukuri. Pastor yenda uri gukoresha imvugo ikakaye cyane, ariko niyo ikenewe kuko umuti usharira ni uvura. Hari ibintu nk'ibi ngibi nyine biriho kandi bikomeye. Hari umuvandimwe twicaranye aha ngaha, ikibazo mbajije mu kanya, reka muhe mikoro yibarize ko no kuganira. Nambaze nta kibazo ndasubiza. Cyaza nahoze nibaza, bari abana b'Imana Bibiliya ivuga bavuye mu ijuru bakaza bakareba abana b'abantu special abakobwa ngo ko ari beza cyane, batangira kubyarana nabo. Abo bana b'Imana nabahe ko akomeje utubwira ngo mwana w'Imana ntasambana? Akoze ubukwe barasezeranye. Urakoze cyane. No kuvuga ngo abana b'Imana, muceceke twumve namwe dukurikiye mwumve neza. Reka ngusubize. Uyu munsi ushobora kugira abana, sibyo? Bundi mu mvugo nziza hari utangira ari umwana agakura ejo akakubera ikirara, ariko ntibikuraho kutamubyaye. Nubwo ari umunywatabi ariko n'umwana wa Pita. Nukuri. Nubwo ari umunywatabi n'umwana wawe, sibyo? Sibyo? Noneho hakaba n'undi mwana umenya ko wamubyaye akaguhesha agaciro, sibyo? Umwana w'Imana mvuga rero noye numenya se, sibyo? Numenya se, yamara kumumenya
akamenya agaciro se afite, yamara kukamenya akamuhesha agaciro n'iby'isi ashaka. Noneho rero uyu mwana iyo atakumviye, nawe iyo ugeze ku kujya gutanga iminani cyangwa ugiye gutanga imigabane, sibyo, wa mwana uramwibuka ukamuvuga uti waranduhije sha, warangoye, sibyo. Ibi nibyo byabaye kuri wa mwana warebye ubwambure bwa se. Cyo nibara yarebye ubwambure bwa se, ni Nowa, sibyo, ni Nowa. Umwana we ubwo yarashaje, umwana we arareba, aragenda ahamagara bene nyina ati nimuze murebe kabaye. Urumva? Ariko n'umwana we, sibyo, nubwo byarangiye abaye umuretwa w'abandi, ariko yari umwana we. Rero umwana wawe nyakuri amenya ibyo ushaka, sibyo, akamenya ibyo ukunda, yarangiza kandi akakubahisha. Amen. Niyo mpamvu uzajya kumva papa abwira umwana ati uri imfura sha, ungana nazo, sibyo. Hari indirimbo Tewa ajya aririmba ivuga ngo usa na so niyo mpamvu uri mwiza, sibyo. Nuko ngo uyu mwana usa na se, n'imico yiwe inezeza se, sibyo, n'ingeso ze zinezeza se, sibyo. Rero niyo mpamvu ijambo rivuga ngo intama zanjye ndazizi nazo ziranzi, sibyo, zumva ijwi ryanjye rikazimenya. Rero umwana w'Imana nyakuri aho ava akagera iyo uri mu bwami, kuko reka nkubwire ngo ubu bwami bw'Imana ni ubwami, banza umenye ngo ni ubwami. Noneho ubu bwami rero iyo ubujemo hari ibintu ugomba kumvira, amahame y'ubwo bwami, sibyo, amahame yo mu bwami. Iyo utayubahirije ntabwo uba uri uwo muri ubwo bwami, uhinduka umugambanyi, sibyo. Rero hari abantu bari muri ubu bwami bw'Imana ariko ari ibigambanyi byigendera, sibyo. Ukora iby'Imana ishaka uwo niwe mwana w'Imana, naho udakora iby'Imana ishaka uwo si umwana w'Imana. Impamvu rero urimo urabona barimo barajya ku gasozi, abenshi bakavuga ngo umurimo w'Imana wasebye. Ntabwo umurimo w'Imana wasebye, itorero ry'Imana riracyahagaze, nta n'icyarikoraho. Itorero ry'Imana nta cyarikoraho, umushumba waryo ribereye maso. Ahubwo ibyo bijuru uvuze, ibyo bijura rero muraza kugenda mubona bikurikirana, bigumya barabashyira ku gasozi. Ni Imana irimo irasaka, sibyo, ni Imana irimo irasaka, sibyo. Rero ni impamvu z'igihe mwitungurwa no kubona ngo ntuza ngo bamufatiye mu kabari ngo arimo aranywa inzoga. Yahoze azinywa ahubwo, sibyo, yahoze azinywa. Iki nicyo gihe kigeze kugira ngo mumenye yuko atari umuntu w'Imana, ngo bamufasha asambana. Yahoze asambana, ntabwo yigeze akizwa. Nuya ntabwo ari uwo munsi bamufasha, yahoze abikora, ahubwo ni igihe kigeze. Ni ka kaboko kamenyere gukomba gahora karehare, gahora kari hejuru. Rero hari abantu bari muri uyu murimo ariko kabinjiranyemo na bya karande. Buriya nubona ukabona umuntu ari mu murimo w'Imana akavuga ngo arimo arakorera Imana, ariko ukabona aracyafite utuntu tw'utujyanja agenda ashyiramo, menya ngo hari karande itarapfa ku buzima bwiwe. Menya ngo hari karande itarapfa, hari karande itaramurekura, hari iminyururu itaramurekura. Ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa 2:28 warambwira ngo nugira umwete wo kumva no kwitondera amategeko ngo utegeke uyu munsi, aho ngaho iyi migisha yose izakuzaho, sibyo. Rero buriya hari imivumo iba ku buzima bw'umuntu kubera yuko yananiwe gukiranukira Imana, kuko yananiwe gukora iby'Imana ishaka, kuko yananiwe kugenda uko Imana ishaka, kuko yananiwe kugenda uko Imana imukeneye. Byarangiza ibyo ngibyo bikagenda bikura uwo ngo ugasanga kuko yananiwe gukora iby'Imana ishaka kugira ngo umwuka wera ature muri we amufashe gupfa kuri kamere, ugasanga ubusambanyi bugenda bukura muri we. Mperutse kujya mu giterane hariya hano ni muri Uganda, hano hafi
Kabare hano ariya vuga ngo ni mu hano bagira inka nyinshi ni Zambarara bariya bavuga ikinyarwanda mu banyankore se mu banyankore noneho bavuga gisa n'ikinyarwanda noneho ndagenda ndigisha ariko nigisha ku kintu cyitwa karande y'ubusambanyi numvaga ari cyo kintu umwuka arimo ambwira ngo mbigisha ndigisha pasiteri waho ambera imfura sibyo nsoje tugiye gusenga aravuga ati oya uretse kugenda ati icyo kintu cy'ubusambanyi uvuze icyo kintu uko numva mu rusengero hose cyaba kirimo ndasenga nsohotse umugabo umwe arankurikira arambwira ati nsengera Imana niba icyo kintu cy'ubusambanyi ari icyaha bo ntago bazi ko ari icyaha bazi ko gufashanya bazi ko nta kintu bitwaye uwo ukunze muraryamana ego man nta kintu bigize gute bitwaye noneho rero akangati ngewe gusambana bimbamo ku buryo naho mbonye ijipo yanitse kuhava birangora namenye uyambara ati birangora pe sibyo rero aho ngaho biba bigoye uwo muntu aba atari yagakizwa haba hakiri karande zikimugendamo abakeneye gusengerwa Imana kugira ngo abe yabasha kubohoka ariko usengerwa kugira ngo abohoke n'ubyiyiziho akabyimenyaho yamara kubyimenyaho akabyemera sibyo rero abuyu munsi ntabwo bemera sibyo baranizirika usanga mu rusengero buri ugira ngo bose baba barimo basenga hari ugera mu rusengero hari korasi basigaye baririmba ivuga ngo nkingiriza Mana ntibambone ngo nkingiriza Mana ngo ntibambone ngo wihangane ngo ryasenge akigera mu rusengero avuga ati Mana undindi rya none ntibambone ntibaze kumenya yuko ibyo bintu ndisubiraho ugasanga ahora asenga ayo masengesho ariko nyamara mu mutima wiwe agahora yumva ikimubwira ngo ntacyo bitwaye sibyo none ariko dukoma urusyo dukome n'ingasire twe kuvuga ngo naba bakozi b'Imana sibyo n'abantu badukurikira bitwa ko ari abakristo nabo ubwabo ntago bakijijwe sibyo nabo ubwabo ntago bakijijwe kuko abakristo muri iyi minsi ntabwo bakunda ukuri ntabwo bakunze ukuri bakunze ibitangaza kuko reka nkubaze nk'ikibazo wowe nkurikiye uyu munsi urabizi ko uri umusambanyi urabizi ko uri umujura urabizi ko wakuyemo inda 12 wazikuyemo urabizi ariko nyamara uyu munsi arajara kubwira ngo Imana igiye kukugirira neza Imana igiye kugukorera mariage igiye kuguha umusore mwiza mu bana ubonye akazi keza koko ukuyemo inda 12 urumva utaruta abandi bagore bose urumva Imana ifite umusore wasenze wo kurushya sibyo wo kurushya kugira ubwo umuntu ukuyemo inda 12 Imana irafata umusore wayo imuguye umusore wihanganye agasenga akaba ku karago kandi iyo basenga aba bantu Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yego Mana ntujye uvuga rimwe uzamumakijijwe wese ariko Mana urakijijwe kandi ari muremure urakijijwe ariko Peter we Imana itugirire neza rero icyo nshaka kuvuga niki ni mureke buri muntu wese abanze yisuzume ubanze wirebe sibyo none aba bantu njya nkunda gukurikirana social media ukareba ugasanga umuntu arimo arareba ngo ariko mwabaye mute ngo mwagiye muvuga ijambo ry'Imana ngo ariko mwagiye mureka gusebanya agashyiraho comment ejo wazacunga neza ukabona yongeye yagarutse sibyo buri ikintu cyiza wakora nicyo uko wareka kureba ibyo bintu wumva bitajyana abantu mu ijoro buri uramutse uretse kubireba buryo umwubishyiraho yahindura agashyiraho ibikijijwe ariko kuko yabonye ari byo ukunze arabiguhata paka tondo nawe arabikuzanira kugira ngo abenshi barakubwira ngo erega ngo biriya bigambo byanyu ngo nubwo tutabikunda ngo ariko bitumara stress
ngo buriya ngo iyo abantu barimo batongana basubiranamo hari abantu bikorera umuti. Uwo muntu nawe rero afite abadayimoni. Ariko niba ashimishwa no kubona abantu batongana cyangwa se bavuga ibintu, ijambo ry'Imana ryo ravuga ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Rero ndagira ngo mbabwire igihe cyose ni impamvu z'igihe, ariko ntago ushobora gukongeza itabaza ngo uritwikirize intonga. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 50 ku murongo waho ngira ngo no wa 16 avuga ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruhiriza iki gushyira amagambo yanjye mu kanwa kawe? Uko ubonye umujura wifuza kubana nawe, kubonye umusambanyi wifuza kubana nawe, wirirwa uvuga nabi mwene so, bonye umurozi wifuza kubana nawe, ariko ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpamwe nawe, ariko nzabishyira ku mugaragaro byose uko bikurikirana. Sibyo? Rero uyu munsi nta gikuba cyacitse ndongera nsubiremo ni kwa Sirasi se. Yes. Niba nabyumvishije neza ngo yatangiye arongora umukozi, ngo ni umukozi umwana wo mu rugo. Nta bwoba mfite bwo kuvuga yuko umuntu atigeze akizwa. Sibyo? Yatigeze agira gutakizwa, kandi nta n'ubwoba mfite bwo kuvuga ko uyo byagenze gutyo ni igisambo cyafashwe. Sibyo? None se Sirasi muvuge gute? Nje ntago mvuga Sirasi, ndavuga Yesu. Reka turavuga Yesu. Ndavuga Yesu. Bandi batazayakora bamenyereho n'abari bafite gahunda yo kuyakora bamenye ko ibyo Sirasi yakoze atari byo. Yenda ntunganiye mushumba, hari ikintu gihari. Sirasi kuba ibi byaramubayeho suva ko ari we wenyine. Mwango uramutse unagosoye gutya urukungu rwaba rwinshi. Ariko ikintu gihari no kuvuga ngo ese dukomeze turebere iherezo nirihe kugira ngo turebe izi karande ubundi niyo twanavugagaho mushumba. Si Sirasi wenyine, twabonye n'abandi bagiye banikwa, twagiye tubona n'abandi rwose bagenda banavuga banakomeye kumurusha, banamamaye kumurusha, bose ikintu cyiswe ijipo n'agacupa byarabagaritse. Ahubwo ikibazo kibi kiguca bugufi no kwihana. Umunsi umwe tawigize kuba intwari, si umunsi umwe kubura n'iby'igiteka ryose. Yagiye kwa Joel aravuga ati ndihannye, narasambanye, nanyweye inzoga, nakoze ibi byose byangwa n'amaso y'Uwiteka, mu mbabarire. Yego. Ariko rero numvisha sinigeze numva ngo Theo yakubise umugore, sinigeze numva ngo ibi nibi, ariko itwa Sirasi ngo no gukubita umugore birimo. Izi karande zo kandi bose ukwamamara Theo aravuga ati njewe ubundi dugikennye ntacyo, ariko ifaranga ryaraje birazamuka. Undi we none ngo no ku munsi wa mbere umubyara kiri ku kiriri yamukubitaga izakabwana. Ibyo twavugaga bya Sirasi nyire ngo si we wenyine, tubona n'ahandi hantu henshi byenda biba. Ahubwo icyo dushaka kumenya pastor, ibi bintu bituruka he? Umuntu imyaka na yindi afasha abantu akajya mu rusengero rebo agahanura agasengera abantu ibiki, ariko yagiriwe mu rugo akaba igikoko nk'ibyo twagiye twumva kunguko, cyangwa se agafaranga kanaza noneho akavuga ati ibi ngibi ntago byoroshye, ntago nyihazwa n'umugore umwe cyangwa se nyihazwa n'umugabo umwe, urumva byanga byemera, nkeneye izindi depanage ku ruhande. So ibi bintu bisobanurire spiritually uko umuntu ubirwaye no kugira ngo bizanakire. Ntabwo ari imbaraga za hano zoroshye, bisaba ubundi buremere. So ndashira ngo dufashe rero sasa rero kugira ngo ibintu bishoboke kumvikana cyane. Igisubizo rega nagitanze no kuva kare. Uwo nguwo duhereye no kuri icyo ngicyo warumbajije ngo cya Sirasi n'abandi bameze nkawe n'abandi, kandi si Sirasi gusa, nejo muzabona n'abandi. Uko yabaye iciro ry'imigani turabita abasirasi, ubwo nejo muzabona n'abandi, sibyo? Muzabona n'abandi. Imana ni ikizitore, sibyo? Kubera yuko Imana, hari ijambo Imana yavuze ngo umwuka w'Imana ntabwo azahora aruhanya n'abantu iteka, kandi iri jambo ryavuze ngo nzabishyira ku mugaragaro byose uko bigize gute, uko bikurikirana, byose uko bikurikirana nzabishyira ku mugaragaro. Rero uyu munsi niba babishyize ku mugaragaro, niba byose byagiye ku mugaragaro bikajya habona, kuko umuntu atigeze akizwa, sibyo? Urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanywe nawe, ukagenda ugasambana nka kwihorera, ukagenda ukaroga nka kwihorera, ukagenda ukavuga amagambo nka kwihorera. Ibi ngibi ni ibigaragaza yuko nawe ibyo ukora, sibyo?
kuko hari abaza bakicara hano bakarira ngo yewe ngo Sirasi ni ikiraya, ariko nawe avuye mu buraya yaraye mu kabari, sibyo? Ubundi bakunda kuvuga ngo ifashwe igurukanye rumwe, bavuga ngo niyo yayamaze, ngwigurukanye umutanyi, ngo niyo yayamaze. Ariko uyu munsi abameze nka Sirasi wasanga ari benshi, sibyo? Wasanga ari benshi. Igisubizo ni iki ngiki rero. Hari benshi baseseye, ziriya bazita insesezi, sibyo? Ziriya ni insesezi zinjiye mu murimo w'Imana, kuko n'ubundi ugiye kureba neza wasanga batarigeze bakizwa, wasanga batarigeze bahinduka. Ubu ntureba umuntu wahindutse. Ubu mu gitondo twari bubone umwana w'Imana aza akavuga ati ni ukuri kose ibyo bavuga ndabyemera rwose, ariko bambi mungirira imbabazi. we suko yavuze ngo ibyo si ibinyoma, ngo afite ibimenyetso, kuko hari uwatubwiye, ndakubwira ikiganiro nakozeho mu kanya, mugabo umwe w'inshuti yabo y'undi ya hafi cyane, yavuze ati twagiye muri bino bibazo byo mu rugo, arangije Sirasi ngo ajya guhimba impapuro, ngo arazandika zisinyisha, akajya azereka abantu, bakajya babwira ati umugore we ngo yaramufashe, ngo umugore we yaramufashe, ngo aryamanye n'abagabo 9. Inshuro imwe se? Ngo aryamanye n'abagabo 9. Tuvuga tuwe ntiyaba ari umugore. Sirasi mubwira aze tumusengere tumukorere deliverance, afite abazimu benshi. Afite abadayimoni benshi, birangiye, sibyo? Kuko wenda hari ikinyoma utabeshya, hari n'iki gusa umugore yaryamana n'abagabo 9 icyarimwe. Impapuro arazifite, ngire ngo Ezekiel mwavuganye ngo iki mu magambo make tubwira ibintu waganira na Sirasi. No kuvuga ngo Sirasi na n'uyu munsi ntabwo yemera yuko we n'umugore batandukanye, ariko mu nzandiko ejo twiboneye n'amaso yacu zitugaragariza yuko n'akagari kateye kashi yuko umugore batari kumwe, ahakana ko atari umusambanyi. Rero ibimenyetso bizagaragaza ko ari umusambanyi burya bihera mu rugo rwawe. Niba umugore yaje akavuga ati ngiyewe narakwifatiye uryamye ku buriri n'undi mugore, ngufata warongoye abakozi, ngufata warongoye abakobwa twari twacumbikiye, ubwo ibindi bimenyetso tuba dukeneye n'ibyo. Ikindi kimenyetso simusigaro kigaragaza ko Sirasi ari kwidefanda mu mafuti, ni uko ubu tuvugana na telefone yagize gute, yayikuyeho, iyo yayigumizaho. Mbega nta mutima umucira urubanza, ntago ari afite gahunda yo kwihana. Ibyo bya deliverance umuhamagarira we ntago bimureba, yarayikoreye. Ahubwo we nk'umushumba ushinzwe gukubita intama ariko ukagira n'uburyo uyomora, urayomora ute, urayikubita ute, urayisindagiza kaguru karava. Nanjye niyo mpamvu mvuze ngo naze tumusengere, kubera yuko ikiri kubimukoresha nawe si we, sibyo? Ikiri kubimukoresha nawe si we. Ni za karande twavuze, buri ukurikiranye mu bisekuruza by'iwabo wasanga uriya mwuka uzengurukamo, wasanga uriya mwuka uhari, kuko buriya karande irakurikirana, nicyo kibazo cyayo. Karande irakurikirana, karande igenda ikurikira abantu, ikagenda ikurikira abantu. Icyo rero nicyo kibazo gikunda kuba ku bantu, ariko ntibimenye ko bafite iyo karande. Ko buriya niba ufite karande, buriya si uko umuntu usenga atakora icyaha, sibyo? Yagikora kakigwamo, ariko uragukongera ukabyuka. Ariko uyu munsi niba ugwa mu cyaha ukagenda ugakwamirayo, ugafata bujeni ukarambika, wagera kwa Mukantuza naho ukarambika, wagerayo ukagenda ibintu byose ukagira gute, ibintu byose ukangiza ugasambaguza, sibyo? Aho ngaho uba ufite ikibazo. Rero icyo twakora nk'iki nta kindi twakora. Ijambo riravuga ngo Petero ari mu nzu y'imbohe, abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Amen. Nta kindi twakora uretse gusenga kugira ngo n'abaguye Imana ibagarure. Ikindi icy'ingenzi, hari igihe umuntu iyo adashaka kugaruka nanone ureba imbere ugakomeza ukareka kumukererwaho, sibyo? Uriya ni Sirasi cyangwa se nindi, ariko wowe usigaye sigara ucunga izamu ryawe. Ese wowe iryawe rirahagaze, sibyo? Sigara ucunga izamu ryawe. Navuga ngo n'abandi basigaye, hari abandi bari no kubikora ubu ngubu tuvugana,
sibyo kandi bamuciriye imanza sibyo barimo baranavuga bati buriya we ni ikigoryi twebwe tubasha kubihisha oya Yongo yaravuze ati ariko umuntu ndi ikigoryi barambwiye nyine ngo yasambanyije umusirikare umugore w'umusirikare umuzamubwira ndase ngo murabona ndi ikigoryi ngo ku buryo ngo ndi umuntu ngo wajya gusambana ngo nkasambanira ngo zanyacyonga niba ari na hehe ngo njye nanasambanye ntimwabimenya bishatse kuvuga ngo afite tekinike n'ubundi yaba bikora batabikora ntiwabimenya ubwo rero umuntu ashobora kwemeza icyo ashaka oya ni impamvu z'igihe ni impamvu z'igihe ntabwo ari uko umuntu aba azi kwihisha cyane sibyo kubera ko umuntu umwe ngo yahuye n'ingwe iramubwira ngo mpeka arangije ngo arayiheka ageze ku gasantere abantu baramubwira bati iyo ngwe izakurya arangije ati reka reka mureke amagambo ibyo bintu muvuga mwebwe bageze imbere ingwe iramubaza iti abo bantu bavuze ngo iki ngo baravuze ngo uzandyara ingwe irangije iramubwira ati ariko ujye utinya ikintu kitavuzwe n'umuntu umwe arongera bageze imbere barongera bahura n'abandi ati wa mugabo w'iyo ngwe irakurya ati nimugende twakundanye nayihetse bageze imbere iramubaza ati ariko bariya abantu bavuze ngo iki ngo baravuze ngo uzandya da ariko nyamara ujye utinya ikintu kitavuzwe n'umuntu umwe bageze imbere iramubwira iti ngaho nshyira hasi ati harya nyibutsa ba bantu bavuze ngo iki ngo bavuze ngo uzandya da rangira ati n'abandi bazagukomokaho ntibakajya basuzugura ikintu kivuzwe n'umuntu urenze umwe ihera ko iramurya bangwa abahetse iyo ngwe bayirekure bayireke igende rero umuntu wese uhetse ingwe bakaba bamubwira ngo izakurya yireka igende kuko urya ko izakurya ariko tukiri aho mushumba hari ikindi kintu numva nibutse nituzajya dukoma urusyo tujye dukoma n'ingasire ni ukuvuga ngo icyo nibaza mu bashumba umuntu iyo akoze icyaha bakamutenga cyangwa bakamuhagarika cyangwa bakamwirukana mu itorero baba bamugiriye neza cyangwa baba bamuhaye satani bamubwiye ngo genda usange so satani azakugenza uko ashaka nibaza ushobora kudusobanurira ni ngombwa ko niba umuntu akoze icyaha bamutenga cyangwa bamuhagarika burundu cyangwa bakanamusohora mu itorero igisubizo umwe we bamusanze yaguye mu mwobo aho kugira ngo bamukuremo bazana ibitabo kabarataba rero iyo umuntu yaguye mu cyaha ukamutenga ni ukumushyingura ari muzima gupfa ko yari yapfuye iriya ni imigenzo y'idini bakora kuko kugira ngo idini ribashe kwirengera ariko mu buryo bw'umwuka ntago bari bakwiye kubikora ijambo ryo riravuga ngo nizivunitse muzishyire ku bitugu byanyu sibyo Yesu we yasize 99 nzima ajya gushaka imwe yari yazimiye rero uyu munsi kuba umuntu yaguye mu byaha ubu ntureba na Sirasi ubu ngubu ashobora guhunga akirukanka akajya kure sibyo mushobora no kumuvuga gutya mukamucanaho umuriro akagira depression akajya kwa makuza donc urumva ataranajya kwa makuza aha niho numvishe mu kiganiro mperuka kumva ahantu cyamukozweho umugore we avuga ko nubundi aho yasengeraga mbere yuko bavaho bari bajya mu mutara ko babanje kumuhagarika bananamwirukana mu itorero so ntekereza ko atari bwo buryo bwari kuba bwiza ko nk'ikintu wavuzeho ngo akeneye deliverance ntago nizera ko azakumva kurenza uko yakumva umushumba bamushumbye imyaka 2 cyangwa 5 ahangaha rero abashumba bari bakwiriye gufata indi initiative yo kuvuga ngo niba umuntu yakoze icyaha ntago tumwirukana kuko umaze kubisobanura uvuga ko kwirukana umuntu ari nko kumushyingura yaragifite amahirwe yo kuba yakwihana so ntekereza ko bakwiriye nanone kugaruka bakegera Sirasi byanashoboka bakabona guca muri wowe nk'umushumba ufite impano ya deliverance hanyuma mugafatanya mukirukana muri ya muntu uramwuka uhora umurwanya kuko bimaze kugaragara ko atari we ahubwo ari umwuka umurimo mu bigaragara Sirasi ntago yanga umugore we sibyo
n'umugore wa Sirasi nta mwanga. Ibyo yakoze ni urukundo se rwinshi rwabimuteye. Ni imizimu imurimo. Ni imizimu. Iriya ni imizimu. Yebega we. Cyo koze byo kuko ntabwo yaba ari Sirasi tuzi. Ko Sirasi tubona uririmbira Imana, tubona ubyinira Imana. Oya Sirasi ntabwo ari wakoze biriya. Sirasi nkawe biriya ntiyabikora. Ariko abazimu babimukoresha. Niyo mpamvu rero uba ukwiriye kwicara ukavuga uti reka tumusengera Imana, ariko nyine mureke kwigiza nkana. Itorero gusenga ko muri iyi minsi abantu bose basigaye basenga mu buryo bworoshye ubuzima, abantu ntibagishaka kwigora. Mushumba nyine gwenda dusa nka tugana ku musozo ko nitufata umwanya munini cyane. Ahubwo ndashaka kujya kuvuga ngo wenda usibye Sirasi hari abandi bantu nkabo uyu munsi bakiyishayisha bagicemba hirya hino, bakiyobayoba bakiyishayisha ariko batarashakirwa, bakavuga ati natwe kandi umunsi uzaba umwe. Abantu bakirwara n'ibyo bintu by'amakarande. Ndashaka ko tugiye kugira kuri kino kintu noneho abantu bashaka support ya Mushumba. Yego. Iki kintu uyu munsi bakavuga ati natwe dushaka kuzagera tubona twanditse ku YouTube, kubera ko nawe mugani ikibazo si kiniye. Murashaka ko ari na apotre rwose cyangwa ari niki ariko akirwana n'ibyo byose. Ariko wari warahamagara ibyo byose gire ngo nicyo kintu giye kudufasha abwira abantu ko bigomba kugenda, ubwira abantu abakirwana n'iyi myuka kugira ngo nabo bafashwe kandi bakire. Icyo nababwira kuri iki kintu cyerekeranye na karande, karande nibemere kwibaho, nicyo kintu cya mbere bakwiriye kwemera. Impamvu yabayeho ari ikintu bigishijwe, babigisha yuko karande itabaho, sibyo? Yego. Banga kwemera kwibaho. Karande iriho kandi Satani ariho arakora. Ikindi umuvumo nawe urahari. Ariko ibyo byose iyo umuntu, nibyo natangiye nkubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ahinduka icyaremwe gishya, ibya kera bikaba bishize. Ariko impamvu abantu bakiriye Yesu ariko karande kagumye kabakurikira nuko batapfuye ku ngeso zabo zose. Hari ibyo bisigarije. Barakijijwe ariko bamera nka Petero. Petero yakurikiye Yesu ariko aravuga ngo indobane reka mbenye itsimbye nta wamenya. Rero abantu muri iyi minsi basigaye bakizwa ariko bakagira ibyo bisigariza. Ibyo bituma rero karande zitava ku buzima bwabo. Kuko uyu munsi iyo wihannye ejo ukongera ugakora icyaha, za karande zirongera zikagaruka ku buzima bwawe kandi ziza zazanye n'umusada. Aho rero niho hakenerwa deliverance y'umushumba. Yego. Hakaba igihe cyo kugira ngo tugusengera Imana iyo karande bashe kugukurwaho. Icya kabiri hakabaho ikintu cyitwa kubaka igicaniro cy'amasengesho. Yego. Muri ubu buzima abantu barakijijwe bakubwira ko basenga kuko baterana ku cyumweru, bagaterana wenda n'undi munsi bemeranyijwe ku itorero ryabo, ariko nyirizina ugasanga ntabwo basenga. Kuko uzasanga umuntu arya adasenze, aryama adasenze, abyuka adasenze, ahera ku wa mbere abyuka agenda ntamenya uko bimeze mu buzima bwe, mbega ntabwo ajya asenga. Menya ngo ufite ikibazo mu isi y'umwuka, ukeneye gusengerwa Imana. Kuko niba Imana uyikunda nayigukunda, ukeneye connection hagati yawe n'Imana. Kugira connection n'Imana ni iki rero? Nugusenga. Gusenga ni iki? Nukuganira n'Imana. Rero iyo uri muganira n'Imana byongera ubusabane hagati yawe n'Imana. Yego, nagira ngo mvuge ngo ukeneye gusengerwa Imana kandi ukeneye kubohoka. Uyu munsi hari amasengesho tumazemo iminsi 90. Uyu munsi tugeze ku munsi wa 75. Ariko ayo masengesho ni amasengesho yo kubaka igicaniro gisenya ibicaniro bya za karande n'ibicaniro by'abarozi baba barubatse ku buzima bw'abantu. Mbonye abantu benshi, reka nkubwire hari abantu baboshywe pasi. Ndakumva. Buriya hari umuntu nasengeye mu minsi yatambutse, yari afite ikibazo kimeze gutya. Ni umugabo ariko yaramaranye ikibazo cy'umwuka wo kwikinisha imyaka 18. Imyaka 18 yose yarayimaze yikinisha, agera aho aza gushaka. Ariko noneho agera ku rwego imizimu imwumvisha yuko adakwiriye kuryamana n'umugore wiwe. Banaryamana kumva ntibivuyemo. Akamwibeta akajya muri dusha akabanza akikinisha. Ego Yesu we. Asize umugore mu buriri. Asize umugore mu buriri. Akagenda akabanza. Yari amaze imyaka 18 yikinisha abana n'uwo mwuka.
abana n'iyo mizimu. Noneho dusengana Imana, musengera mu ibanga. Yari umugabo, bukeye yarambwira ati reka nzaguhuze na madamu nawe mujye musengana, ndumva tumaze kuba abavandimwe. Umva ukuntu karande ari mbi. Buriya karande ikibazo cyazo, karande zirashayaringa kandi karande ziraganira. Buriya ushobora kubona umuntu ni inshuti yawe ariko mwese mugira amagambo. Buriya icyabahuje ntabwo ari ubushuti, ahubwo ni karande y'amagambo yabahuje kugira ngo mujye muvuga amagambo. Hari n'umuntu muhura kugira ngo mujye musambana. Ni ukuvuga ngo ntabwo icyabahuje ari uko mukundana, ahubwo ni karande y'ubusambanyi yabahuje kugira ngo mujye mubasha gusambana. Buriya hari umuntu muhura ukamwiyumvamo atari uko wamukunze, ahubwo ni karande ziyumvanyemo. Karande zijya ziyumvanamo. Karande ziyumvanamo? Karande ziyumvanamo. Buriya twa karande tujya duhura tukaganira. Noneho rero wumva ukuntu karande ari mbi. Noneho umudamu nawe dusenganye, bukeye arambwira ati ndashaka kuvugana nawe by'umwihariko. Umudamu tugiye kuvugana arambwira ati maranye ikibazo iminsi, ati kandi nanjye arambwira ati kigiye kumara imyaka 10. Ikibazo umugabo afite ntakizi, icyo umugore afite umugabo we nawe ntagize gute, ntakizi, kandi barabana. Umugore arangije arambwira ati ngira umwuka w'ijoro iyo ngiye kuryama buri gihe mbona umugabo akaza akansambanya. Ati kandi uburyo abikora, ati neza aba yumva arengeje umugabo wanjye neza ku buryo njya agira gutya, naba ndyamanye n'umugabo wanjye nkumva ntibivamo. Nkifuza wa wundi usanzwe uza, wa wundi ujya uwo muzimu uza nijoro. Urumva umwe afite umuzimu wo kwikinisha, undi afite umuzimu w'ijoro. Urabyumva ukuntu bimeze? Ni ukuvuga ngo aho ngaho ni hahandi ujya kureba ugasanga kandi akimaranye imyaka ingana iki 10. Imyaka 10 irashize uwo muzima mutera. Dusengana Imana, dufata ibihe byo gusenga, dukora deliverance, umwe musengera ku giti cyiwe n'undi musengera ku giti cyiwe. Nta numwe wigeze amenya ngo bimeze bite, bimeze gutya. Niwe mushumba. Umugabo arabohoka n'umugore ubu barabohotse. Ntabwo uwo mugabo w'ijoro akimubona, na wa wundi wikinishaga uwo mwuka waramurekuye. Ntabwo akikinisha. Sibyo? Rero hari igihe ujya kureba ugasanga abantu bafite izo mbaraga zibatsikamira, abo bantu bafite izo mbaraga zibicarira, abantu bafite imbaraga zibagendaho, ugasanga umuntu hari ibintu biri kukubaho nawe ntubizi. Uraryama mu ijoro ukabona ibintu biza bikakwirukankana, ukabona inzoka ziza zikwizingira mu ijosi, ukabona ibintu byose ugiye gukora ntibikunda, ntibigenda, ukabona muri wowe hari ikintu cy'umwuka w'ubusambanyi ukubamo pe, ukakubamo. Menya ngo hari umwuka ukugendaho ukeneye gusengerwa Imana. Hari ibimenyetso bikunda kugaragara ku buzima bw'umuntu, wenda reka mbivuge, wenda mpite nsoza. Akenshi ibi bimenyetso abantu bakunda kubyibonaho rimwe na rimwe, bikakwereka yuko hari karande ziri kukugendaho. Hari karande izikunze gutsikamira cyane abantu, nizibasubiza inyuma. Rimwe na rimwe ukabona hari umuntu ujya akunda kuvuga ngo nkunda kurota ngo iteka ngo nkarota nasubiye iwacu mu cyaro kandi ari muri Amerika. Bakibona kwivuka iwabo ku kirenge, uwo muzimu nimo barakanyagwa, akibona ku kirenge. Uwo ni umuzimu mubi ugusubiza hasi. Niyo ufite ama etage 100 ushobora gushiduka uri gukodesha, urakora ntibigenda, ntutera imbere, nta hantu ugera, ibintu byose ukora biranga. Uwo ni umuzimu mubi cyane. Ukeneye gushaka umukozi w'Imana, mugasengana Imana akagusengera kugira ngo ubashe kubohoka. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ikindi, hari igihe mu buzima ukunda kubona, mu buzima bwawe ugakunda kwibona, wakwireba iteka uburuku uryamye ukabona ibintu biza bikwirukankaho. Akenshi ukabona nk'inzoka izikakuruma mu kiganza. Inzoka ukaryama ukabona irakurya ikiganza, naho wakora inshuro 1000. Niyo bazana amafaranga yose aba muri banki y'igihugu bakayazana iwawe, aragenda.
iteka icyo kintu ukaryama. Hari umuntu asengeye ngo buri gihe uko yajyaga kuryama akabona ya nzoka irimo iraza, yaza yamurya mu kiganza akabona biragenda. Rero ikintu cyitwa karande mu buzima bwa buri munsi kiba ku buzima bw'abantu kandi kikabakurikirana, ariko iyo wimenyeho icyo kintu urakirwanya kikagenda mu izina rya Yesu. Hari umuntu ubwira ibyo bintu rero akakubwira ngo ngenda senga. My friend, gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Iri jambo se bene data bararyumvishe. Gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Sibyo? Ndasenga ndi umunyamasengesho mvuye mu cyumba turi mu yitatu urumva. Gusenga barabikora, gusenga ntibabivuga. Ngo mushumba niyirije mu mbabarire sindi kuboneka twaraye mu cyumba mva maze ndimaze iminsi mu butayu. Umugisha ntusengerwa urakorera. Haleluya. Rero ibyo bintu ni ibintu ukwiriye kumenya bikaba muri wowe bikaguturamo. Ikindi, ikintu gikiza karandi, intambwe ya mbere ikiza karandi no kwihana ibyaha. Udakijijwe nta kintu uzageraho pe. Cyokoze uzaza ngo usengere ni nk'ikinya, ni isengesho ry'ikinya. Sibyo? Hari amasengesho babasengera y'ibinya ukaza bakagusengera ariko biri hejuru y'ubusambanyi, ariko karandi biri ku muryango n'ubundi iyo usohotse igufata ukuboko ikakubwira ati twigendere shari, twigendere rwose, ikongera n'ubundi ugasubirana y'ikibembe cyawe. Nisho tuzongera. Rero kugira ngo ukire karande, intambwe ya mbere ni ukwanga icyaha n'igisa nacyo, ukabireka ukabivamo. Icya kabiri, gusoma ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rigatura muri wowe. Icya gatatu, kubana n'umushumba usizwe amavuta y'Imana. Mana muri bahereza umugisha. Tanga nimero rero, ndashaka mu muhamagare, mwongere mu muhamagare, niwe watoranijwe cyangwa se niwe ubwe wahawe uyu muhamagaro kandi abe hafi. Kiza cyo muganga rero ujye ubika ibanga ntuzambere nka babandi. Oya, kirazira kikaziririzwa. Buri ikintu cya mbere kiranga umukozi w'Imana nyakuri agira ibanga. Igisobanuro cy'umukozi w'Imana ni imva. Reka nimero yanjye ni 078 59 7 8 0 Yego. Abandi bashaka kudukurikira nyarukira ku mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana aho ngaho niho byose bibera. Yego. Amateraniro tugira mu rusengero, ab'Imana ibohora, ab'Imana ikiza, deliverance dukora mu rusengero rw'Imana n'abantu bakira n'abakizwa, byose bibera ku mugambi w'Imana. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Reka dusoze dusenga. Haleluya. Data mu izina rya Yesu, uri Imana yumva gusenga, uri Imana ishobora byose, ntabwo ujya unanirwa, ntabwo ujya utsindwa. Nsengeye umuntu wese warudukurikiye, waba uwaboshwe n'imbaraga z'umwijima, hari uwaguye asubira inyuma, hari abakoraga ibyaha mu bwihisho, abo bose nubasanga ubakoreho. Ijambo ryawe ribazure, ijambo ryawe ribagarure, ubuntu bwawe bubakoreho, maze bakira agakiza, bahinduke baba abana bawe nyakuri kandi bazahabwe ubugingo. Nyemerera rero ukuboko kwawe kwiza kw'imbaraga gukore kuri buri muntu wese, kandi ijambo ryawe rigira ububasha, ijambo ryawe rikomeze kugira imbaraga. Urakoze ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Mana ibahe umugisha. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.